ariko ndagira ngo nkubwire ko nshuti y'umusaraba ibintu byose bigufite none bitari ibiganza bya Kristo, ndagira ngo nguhakanire rwose nabyo mbibwire ko bitakugiraho uburenganzira. Pentekote yacu ntabwo ari amateka, si imigenzo, ntabwo ari amahame, ni impinduka dukomora muri Kristo Yesu. Niyo Pentekote y'abizera. Bijya bishoboka ko umwana agira umubyeyi ariko ntiyumvire umubyeyi. Hari umuntu ubyarwa n'umwuka ariko ntayoborwe n'umwuka. Kugira ngo rero byuzure bibe confirmed ko uri umwana w'Imana, nuko wemera ko umwuka kuyobora. Kubera iki? Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe cyane nshuti z'umusaraba, ndabasuhuje mugire amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Njyewe ndi mwene so Aniseti niyo mugabo, hano ni ku ijwi ry'umukanguzi. Dushimiye Imana iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Bera b'Imana, bene data, turi mu minsi abizera dukwiriye kugira umwete cyane. Dukwiriye kugira umwete cyane wo gusenga, wo kuganira ijambo ry'Imana, wo guhumurizanya. Iyo mbabwira ngo dukwiriye kugira umwete cyane, nibuka ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo gusenga k'umukiranutsi bigira umumaro mwinshi, ariko iyo asenganye umwete. Rero iyo ubonye akanya nk'aka ko kumva ijambo ry'Imana, ko kwifatikanya natwe gusenga, ni iby'agaciro, ni iby'agaciro, ni ibintu by'igiciro cyinshi ndetse gikomeye. Niyo mpamvu uba udakwiriye kubyihererana cyangwa ngo ubikore hovyo hovyo nk'umuntu utazi ibyo urimo. Niyo mpamvu mbasaba mukanguke. Aha ni ku ijwi ry'umukanguzi. Ukangura ni Kristo, twe turi ijwi rye. Iyo umuntu amaze gukanguka arinda ibisigaye. Rero nimukanguke, dukangurire n'abandi kwitegura ijwi ry'impanda y'umwami Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Rero dushimiye abantu dukunda kubana namwe, abantu mwadufashe mu maboko mu buryo bw'ivugabutumwa kugira ngo twongere tubone uburyo bwo kubwiriza binyuze mu bikoresho runaka. Imana ibahe umugisha. Uyu mwanya ndagira ngo tuganire. Turi mu minsi ya Pentekote, twabaye nk'abayicecekamo kubw'impamvu z'imbogamizi twari dufite z'imikorere, ariko abigishwa bamaze kuzura umwuka wera nibwo umurimo w'ivugabutumwa wakomeje kuruta mbere. Bibiliya iravuga ngo bari mu mwanya umwe, mu cyumba kimwe, bahuje umutima. Nimwumva ngo bari mu cyumba kimwe, mwumve ko bo bari bizirikanye ubwabo, ntibari bari mu ivugabutumwa. Igihe rero kigezweho ni icyo kubwiriza ubutumwa no hanze, niba koko uri umuntu w'umwuka. Kuko abakristo tujya tugira intege nkeya, tukabwiriza ivuka ry'umucunguzi mu minsi ya Noheri, tukabwiriza ipfa n'izuka rye mu minsi ya Pasika, tukababwiriza ibyo kuzura umwuka wera mu gihe cya Pentekote. Ariko tumaze kuzura umwuka wera, dufite izihe nyungu z'umwuka w'Imana muri twebwe? Kuko ntabwo twabyawe ngo twizirikane ubwacu. Imana yatubyarishije umwuka wayo kugira ngo natwe tube abahuza b'Imana n'abantu. Imana ishimwe. Rero reka mbasabe twifatikanye dusenge, umutima wawe ukangure, imitekerereze uyikangure. Ndibwira ko ugiye kuganira n'uwo wubaha, hari ibyo waba uhagaritse kugira ngo umutege amatwi, hari ibyo wahagarika kugira ngo uvugane nawe. Niba ari ngombwa ko umwami wacu ahabwa icyubahiro muri ubwo buryo kuri wowe, wagira ibyo uburetse kugira ngo dufatikanye gusenga. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, Imana umurengezi w'ubugingo bwacu, turagushimiye. Waduhamagariye muri Kristo Yesu, umubambira kugira ngo twebwe tubamburwe, umubiri we uhinduka igitambo cyera kizima, gitambwa rimwe iteka ryose, bitwinjiza hera, bituma ikimenyetso cy'amaraso kiba kuri twe. Izina ryawe nirihimbazwe. Uyu ni umwanya tugiye kuganira na bene data impamvu y'ibyiringiro by'abizera. Ni ibihe twizihiza Pentekote, ni ibihe twebwe twavutsemo, duhabwa ijambo, duhabwa umudendezo n'uburenganzira muri Kristo Yesu. Ariko ndakwinginze kugira ngo twe kubyibuka nk'amateka, ahubwo tubyibuke nk'impinduka twakiriye tuzikomoye mu mbaraga z'umwuka. Izina ryawe nirishimwe. Mwuka wera aratwemeza, mwuka wera araduhindura, umwuka wera atuma tuba maso, turakanguka, adukoraho.
Mwuka wera atuma twumva Imana, twemeza iby'ibyaha ndetse no kubibabarirwa. Ndakwinginze kugira ngo twe kuvuga nk'amateka, ahubwo tumve nk'impinduka. Mwuka wera araduterura akatuvana mu isi tudapfuye, akatwegereza intebe y'Uwiteka, tukaba iburyo bw'Imana, turabera n'abaziranenge. Niko Pawulo yabwiye Abakolosayi, yarababwiye ngo ntimuzi se ko twazamuranwe na Kristo tukicara iburyo bw'Imana, turabera n'abaziranenge. None ibyo ubwo byakorewe twebwe, duhe kuviva ubuzima bw'ubumana muri twe, kugira ngo tube mu mwanya w'icyicaro gikwiriye abizera. Izina ryawe nirishimwe. Mwuka wera ajya akiza indwara. Abantu bari muri twebwe, abantu bakurikiye ijwi ry'umukanguzi, mu izina rya Yesu Kristo twatuye gukira mu buzima bwabo. Mwuka wera arinda urubyaro rw'abakiranutsi. Bana bacu nibarindwe nawe. Mwuka wera atanga ubwenge, ubwenge bukubaka ingo, ubwenge bugatuma tubaho. Mwuka wera atumenyesha amakuru kandi akarogoya inama z'ababisha bacu. Dusenya inama zose zateranye zitari kubw'umugambi w'Imana. Mwuka wera, haleluya, niwe utumenyesha iby'ururembo Siyoni. Mwuka wera ajya atumenyesha amakuru y'umurwa. Turagushimiye Elohim, turagushimiye Jehova Shama, turagushimiye Jehova Shalom, kuko uri Imana y'agakiza kacu. Bana natwe utugirire neza muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, wagura ubwenge bwacu. Ntabwo mfite ubwenge bwakumva iby'umwuka, ariko umwuka wera ari mu bugingo bwanjye. Ubugingo bwaganira n'ubwenge, ubwenge bukamenya. Ndagusabye kugira ngo ubugingo bwa Kristo bube buzima muri twe. Nimara kuba buzima, umwuka w'Imana abuhumekere mu ubwenge butekereza iby'ubumana, iby'ubwiru bw'agakiza. Haleluya, 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 haleluya. Iby'ubwiru bw'agakiza, iby'abantu bahishwe, tubihishurirwe kuko umwuka ari kumwe natwe. Izina ryawe nirihimbazwe Mwana. Dusenze ku bwa Kristo umucunguzi wacu, none n'iteka ryose. Amen. Imana ibaha umugisha inshuti z'umusaraba. Ndumva nifuza ko tuganira mu gitabo Pawulo yandikiye Abagalatiya. Ndasoma igice cyaho cya gatatu. Ndasoma igice cya gatatu cy'Abagalatiya, duhereye ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo, yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso hanyu. Ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Muri abapfapfa mutyo, mwatangiye iby'umwuka, none mubiherukije iby'umubiri. Ya mibabaro myinshi mwayibabarijwe ubusa. Niba yari iy'ubusa koko, mbese ibaha umwuka igakora ibitangaza muri mwe, ibikoreshwa nuko mukora imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa nuko mwumvise mukizera? Nk'uko Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka, mumenye yuko ari nako abiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu. 8. Kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga, kuko bizeye bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba, bati muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha. Nuko abiringira kwizera bahanwa umugisha na Aburahamu wizeraga. 10. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. 11. Biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera,
ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kwizera kubona uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Amen. Akire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Ndagira ngo tuganire ku guhabwa umwuka cyangwa se ku mwuka wera. Abantu dukunda kubana ku ijwi ry'umukanguzi, bakubajije ngo umwuka wera ni iki, wasubiza iki? Umwuka wera ni imibereho y'ubumana mu bugingo, kandi ubugingo butuye mu mibiri y'abizeye Yesu Kristo. Umubiri ni umuntu uvuka kwa data na mama ho mu isi. Umubiri wanjye ufite izina rituma abantu duhuye bawumenya, witwa Aniseti. Uyu mubiri ni papa w'abana mbyaye. Uyu mubiri ni umugabo w'umugore twashakanye. Uyu mubiri ni inshuti y'inshuti zanjye. N'uyu mubiri niwo mubona hari ibyahindukaho ntimumenye. Nshobora kwambara masike tugahura ntumenye, nshobora guhindura ijwi, nakuvugisha kuri telefone ntumenye, nahindura nimero ntumenye. Uyu mubiri ugira address z'inaha ngaha. Bibiliya ibivuga neza ikavuga ngo uyu mubiri wakuwe mu gitaka kandi uzasubira mu gitaka. Uyu mubiri ntuzajya mu ijuru, niyo mpamvu tuzahindurwa. Muri uyu mubiri tuharwanira intambara zituma ubugingo bwitegura kumva ijwi ry'impanda. Muri uyu mubiri niho hatuye ubugingo, kandi mu bugingo niho hatuye umwuka. Kugira ngo umubiri ugere mu bugingo binyura mu myumvire, mu myemerere. Niyo mpamvu umuntu iyo yakomeje umutwe agafunga umutwe, ibi bintu byo kwizera ntabyumva, kuko kwemera kwacu guturuka kuri capacité intellectuelle cyangwa ibyo mwita experience. Ibyo wanyuzemo bishobora gutuma wemera, ibyo uzi bishobora gutuma wemera, cyangwa se bikaba imbogamizi y'ibyo wari ukwiriye kwemera. Gusa hari abantu benshi biringira ubwenge bwabo bukababera igisitaza cyangwa ikigusha ku bijyanye n'imyemerere. Bibiliya ubwo bwenge yabwise ubw'inyamaswa. Abantu ni ubwenge buhakanira Imana mu bantu, kandi buri muntu wese uriho azi neza ko Imana ishobora byose. Impamvu mvuga ngo ubwo bwenge bushobora guhakana Imana bukakubera inzitizi, nuko nawe ubizi ko hari ibyo ubwenge wigeze witegurira, uritenguha ntiwabigeraho. Niba rero hari ibyo ushobora guharanira ntubigereho, ari wowe ubishaka, ntawe ubigutumye, nta n'ubikubwirije, ni igisobanuro rwose cy'uko ubwenge bwawe budahagije. Abo tubyemeranyijwe, mubanze murebe ibyo wagambiriye kuzageraho. Byose wabigezeho? Wari unyuzehe mu buzima bwawe? Niba hari ibiba utabizi, ubwenge bwawe ntibuzi byose. Niba hari ibyo ubona ukabibaza abandi ubyegereye, ni igisobanuro cy'uko amaso yawe atabona byose. Ariko ndagira ngo mbabwire ko Imana twizera izi byose, ishobora byose, ibona byose, ibera hose icyarimwe, kandi niyo muremyi wa byose. Bera b'Imana nshuti z'umusaraba, tuganira ku mwuka, nabibabwiye uyu mubiri Yobu yawuvuzeho byinshi. Aravuga ngo numara kubora nzareba Imana afite undi mubiri. Haleluya! Uyu ni umubiri Pawulo yise ingando. Aravuga ngo tuwunihiramo dutaka dushaka kwambara indi ngando idapfa. Aravuga ngo si uko turambiwe kubinaha, ahubwo nuko dufite indi ngando dusikanirwamo kubamo. Imana ishimwe. Uyu mubiri rero Kristo yawubereye umuhamya wo gukiranuka. Bisobanuye ko umuntu yakiranuka ari muri uyu mubiri. Hari abantu bajya bibaza ngo abantu bazajya mu ijuru ni bande? Bibiliya ivuga amagambo menshi. Ugeze no ku muririmbyi yararirimbye ngo bazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera. Ntabwo ari imyenda y'umweru, ni imyenda yera, twejejwe. Umwambaro Adamu yaburiye mu ngobyi ya Edeni, Uwiteka azawurenuvera. Imana ishimwe, azawuhindura mushya, twongere twambare
umwambaro wera, noneho agakiza ko muri Kristo Yesu katubera umucyo, natwe tumurikirwe n'umucyo wa Kristo mu gihe cyo gutaha kw'itorero. Sinshaka gutindaho, si cyo nshaka ko tuganira. Hanyuma kugira ngo uyu mubiri uneshe isi ibone umukiza, byabaye ngombwa ko Imana y'umwuka iba kombine n'umubiri. Narimbajije ngo abantu muteranira ku ijwi ry'umukanguzi, abantu tuganira namwe ijambo ry'Imana, iyo bakubwiye ngo umwuka wera w'Imana wumva iki? Umwuka wera w'Imana ni imigambi y'Imana, ni imitekerereze y'Imana. Umwuka wera ni ubwenge bw'Imana, ni mapfiyeri y'Imana. Umwuka wera ni ubuzima bw'Imana. Iyo tuvuga ngo mwakiriye umwuka wera, tuba tubajije ngo muri mwebwe harimo imibereho y'ubumana, mufite ubuzima bw'Imana muri mwe. Umubiri wacu uhita uhinduka inzu, umwuka wera akabona ubuturo muri wa mubiri. Mbese nimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka w'Imana uri muri mwe. Mwe musengera ku rusengero mugataha, ariko umuntu wakiriye umwuka wera, ntabwo umwuka wera asengera muri we ngo agende, amugira ubuturo, tukakira ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Turi muri iyi minsi ya Pentekote, ndagira ngo mbibutse ko Pentekote ubwabyo ni ugukira ububata. Ububata bw'iki? Ikintu cyose kikubase, ikintu cyose kikuyobora kitari mu ntego y'Imana, kitari muri destination y'Imana. Imana ikigukize ugendere mu ntambwe Uwiteka yaringanije ko ugomba gutera. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Myumvire yawe Imana yibature, ururimi rwawe rukire ububata bw'amagambo agutungura, bwenge bwawe bukire ububata bw'imyumvire n'imyemerere ituruka ku ngano y'imitekerereze yawe n'ubumenyi bw'ibyo wize. Uwiteka kubyare bundi bushya agukiza ububata. Rero ntabwo Pentekote ntabwo ibayeho mu isezerano rishya abigishwa buzura umwuka wera gusa. Pentekote wari umunsi usanzwe mu Bayuda, wari umunsi nk'indi minsi mikuru bizihiza, bakarya imitsima idasembuwe, bakanywa vino zitarimo imisemburo, bitandukanya n'ikibi. Ariko kandi hari abantu baprofitiraga muri iyi Pentekote. Pentekote byari ihame ko abantu bagiye Yerusalemu mu rusengero. Byari ihame ko bagiye Yerusalemu mu rusengero, bagafata abarwayi bakabaheka mu ngobyi bakabajyana i Yerusalemu, bakecuru bakuru bakabaheka mu magare, amafarasi akagakora bakajya i Yerusalemu. Bagera i Yerusalemu bamwe bakazunguza imiba bavuga ngo Uwiteka yaduhaye umwero w'ubutaka, Imana nishimwe. Bagatamba igitambo cy'imbabazi, simpatinda, bakajya ku gicaniro cyari inyuma y'urusengero bagacana, bagatanga igitambo. Abantu bakajya ku ntebe y'imanza bakavuga nuri umucamanza utabera, bakajya ku ntebe ya Mesiya bakavuga ni we mwami wacu, bw'intebe yawe iri muri twebwe uzaza wimana ingoma natwe. Nicyo cyabisobanuye neza ijambo Emmanuel, ririya zina Imana yiboneye ubuturo muri twe. Ni amagambo bavugiraga ku ntebe bavuga ngo ubwo intebe y'Uwiteka iri muri twebwe, Imana yiboneye ubuturo bwayo muri twebwe. Reka nihute. Bakagera ku ntebe ya Dawidi bakavuga ngo Uwiteka akomeje isezerano ry'ubwami ku ntebe ya Dawidi. Umuryango wa Yuda uracyafite ihirwe. Ibi byari ihumure ryinshi. Bikagera ku bantu bitwaga imbata. Ubundi byatangiraga imbata, hari abafashe umuntu w'umukene bakamugurisha. Hari imbata zabihitagamo, hari n'imbata zitabihitagamo. Bakamufata bakamugurisha, akajya kuba imbata y'uwamuguze. Muribuka ko Yosefu mwene Yakobo yagurishijwe na bene se, bamugurisha n'Abishimayeli, Abishimayeli bamugurisha no kwa Potifari. Yosefu agenda ari imbata. Murabizi ko Abishimayeli nubwo bamuguze na bene se, ntabwo bene se bari bafite uburenganzira bwo kumugurisha cyangwa kumugira imbata.
hari ibintu bikugira imbata bitagufiteho uburenganzira ariko kandi ukaba imbata yabyo. Ntabwo ubusambanyi bukugiraho uburenganzira, inzoga ntabwo igufiteho uburenganzira, ntabwo abapfumu n'abarozi bagufiteho uburenganzira. Birashoboka ko ari bene so bakwihaye bitewe n'igihango cy'iwanyu, ariko ntabwo bagufiteho uburenganzira. Na bene se wa Yosefu bamugurishije batamufiteho uburenganzira, bajya kuri potinga ko Yosefu yapfuye, inyamaswa z'inkazi zamuriye, banazana ikanzu barayimurika, baravuga ati dore uko yayitanyaguye, bayasigaho amaraso y'intama. Ariko ndagira ngo nkubwire ko nshuti y'umusaraba, ibintu byose bigufite none bitari ibiganza bya Kristo, ndagira ngo nguhakanire rwose, nabyo mbibwire ko bitakugiraho uburenganzira. Iyo ndwara iragufite nibyo, gukoresha iby'uburetwa, kubuza ibitotsi bya nijoro, uragenda ukababara, irakurya isaha n'isaha, ariko ntigufiteho uburenganzira, kandi nyamara igukoresha ububata. Hari abantu bagukoresha uburetwa batagufiteho uburenganzira, ariko nyine kuko uri imbata bakakugiraho uburenganzira, uburetwa ukabukora. Yosefu yisanze kwa Potifari, asanga atangiye kuba n'umugaragu w'imitekerereze n'imiterere, atangira kuba umugaragu w'ibyaha bya muka Potifari. Hari abantu imyemerere ikura mu kwemera Imana ikabajyana mu kwemera abantu, wamara kwemera umuntu ugasinyanya na kamere ye, kujya ushyira mu bikorwa imitekerereze ya kamere y'uwo muntu, ukaba uhuze ngo uri gukora ibikunezeza, kandi uri kwemera, uri gusezerana na kamere, uri gukora ibyo kamere ye ishaka. Icyo gihe wowe uba warapfuye, ntuba uriho, uba uri igikoresho cy'abandi, ariko uwo muntu arazuka. Ubwo buzima bwapfuye burazuka bukabaho. Nihute cyane. Yosefu akora uburetwa, ari imbata. Nari mbigereranyije nuko umuntu ajya aba imbata y'ibitamugiraho uburenganzira. Sinza kuvuga uko Yosefu yavuye mu bubata. Urabizi ko yahindutse umutware muri bene se, akanabaha icumbi aho bamugurishirije we. Yarahageze arabagaburira, abagirira neza. Bijya bishoboka ko ugira imbaraga ku byari bigufiteho ubutware. Hari ububata wari urimo, ariko mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka gukiza ububata. Bituruka mu kwizera gusa. Bibiliya itubwiye urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya. Galatiya hari ahantu hanini, kandi Abagalatiya babaga ahantu henshi hagiye hatandukanye. Hari ababaga mu Bagaruwa, sinza kubivuga nk'uko teoloji bivuga. Abagaruwa ni abantu bari munsi y'igihugu cya Ecosse. Ecosse iri munsi y'Ubwongereza, House yego iri munsi y'Ubwongereza. Abagaruwa nibo baduhaye iyi ndirimbo mujya mwumva turirimba ya 46 ivuga ngo njye imbere Mana isumba byose, njye ndi umunyantege nkeya. Bari bafite agakiza bavuga ngo unyoboze umuriro n'igicu, kandi mu nzira ijya mu ijuru umbere impamba. Baririmbye amagambo meza. Ni Abagaruwa, bari abizera. Harimo abana benshi bagiye bandika udutabo twinshi n'indirimbo mu Bagaruwa. Bafite indirimbo nyinshi banditse kuko bari abizera, barasengaga. Ariko mbere yo kwizera, Abagalatiya nanone bari haruguru muri Antiyokiya. Antiyokiya ni Siriya ya none. Abagalatiya bari hepfo, ari naho bakomoka, muri Taki, ariyo Ashuri cyangwa se Laodikiya. Aba Bagalatiya bari mu bice byinshi bitandukanye. Pawulo ababwiriza ubutumwa bwiza, ariko amaze kubabwiriza ubutumwa bwiza, nimusoma iki gice cya 3 twasomye, haravuze ngo amategeko ni umushorera utugeza kuri Kristo. Ariko hirya hejuru y'umurongo wa 11 mu gice cya 2 haravuze ngo uburyarya bwa Petero burema ibice mu itorero. Mu gice cya 2 cy'Abagalatiya, uburyarya bwa Petero burema ibice mu itorero. Kubera iki? Aba Bagalatiya babwirijwe ubutumwa bwiza, babubwirizwa ari abanyamahanga ku bwa kavukire y'umubiri. Abanyamahanga ntibari bemerewe kwinjira mu rusengero, bimwe twavuze bya Pentekote. Niyo mpamvu igicaniro cyabaga inyuma y'urusengero. Abanyamahanga ntibari bafite Imana rurema, botaga umuriro w'abandi, bakishimira mu byishimo by'abandi. Bibiliya yarabivuze mu Baefeso, bari abashyitsi ku masezerano.
biravuze ngo basuraga ibyishimo by'abandi. Hari umuririmbyi wavuze ngo nahoraga nsura amashimwe y'abandi. Twebwe twari abashyitsi, twasuraga ibitangaza by'abandi. Hari abantu babayeho muri ubwo buzima basura Imana yo muri Aniseti ariko muri bo badafite Imana. Naje kukubwira umwuka wera ubuzima bubeshaho, umwuka wera utanga ubugingo bubeshaho kandi mu mibereho y'ubumana. Imana ishimwe. Pentekote yacu ntabwo ari ukwizihiza, no, ni ukwakira impinduka dukomora muri Kristo. Pentekote yacu ntabwo ari amateka, si imigenzo, ntabwo ari amahame, ni impinduka dukomora muri Kristo Yesu. Niyo Pentekote y'abizera. Abagalatiya Pawulo arababwiriza. Pawulo agiye kwivuza, ageze mu Bagalatiya bari abavuzi b'abahanga batonze umurongo bari ku ivuriro. Pawulo atera agatoki hejuru arababwira ngo hari ikintu ushaka kuganira namwe. Baramubwira ngo guma ku murongo. Arababwira ngo hoya sinshaka ngo mumpe umwanya umpuza na muganga uvurira ijisho. Arababwira ngo ndashaka mumpe umwanya wo kubabwira ibya Mesiya wamfashe ndi kujya i Damasiko. Arababwiriza Abagalatiya bizera Kristo bitanyuze mu mategeko, bitanyuze mu mihango, bitanyuze mu bindi. Ibyo Abagalatiya bamaze kwizera bibabaza Abazerote. Abazerote baravuga ngo ni gute Umugalatiya yizera atarakebwe? Gute mwuzura umwuka wera nta gukebwa? Wowe uratinyuka ugahanura utari umudiyakoni nta soni? Hanura gute utari umushumba? Wowe werekwa gute kandi utari pasiteri? Abagalatiya baravuga ati nta soni, mwebwe muhanura mutarakebwe? Nta soni, umurayiki wowe urikora ugahanura. Abagalatiya bahura n'intambara z'abakizwa bakijijwe mbere yabo. Pawulo kwandikira Abagalatiya yabandikiye akubita ku mategeko kugira ngo bagumane kwizera, bagumane umwuka w'Imana bahawe no kwizera utanyuze mu mategeko. Arababwira ngo mu byo namenye amategeko yari umushorera udutwara akatugeza kuri Kristo, ariko kandi abatwarwa nayo bose ni ibivume. Kubera iki? Handitswe ngo havumwe umuntu umanitswe ku giti sintindaho. Amategeko Pawulo arayavuga, arangije arabwira ngo amategeko aberaho ibigande, ariko kwizera mwizeye kwabahuje na Aburahamu, kuko Aburahamu yarizeye arakiranuka. Niko namwe nimwizera muzasangira umugisha wo kwa Aburahamu. Mu yandi magambo, mwebwe muri Abagalatiya, ariko Aburahamu yasezeranyijwe gakondo, asezeranizwa igihugu cy'i Kanani kandi Imana yaragisohoje. None Abazerote batuye muri icyo gihugu bari kubabwira ngo ntimumwakebwe, nimubireke. Aravuga ngo namwe mwaraganwe na Aburahamu wizeye, kuko kwizera ni kumwe. Mwizeye Imana imwe bibahwanyiriza no kubona umugisha wo muri Aburahamu. Birasobanuye ngo isezerano Imana yahaye umwizera wa mbere, Imana ishimwe, isezerano Imana yahaye uwakijijwe mbere, isezerano Imana yahaye uwagutanze kubatizwa, isezerano Imana yahaye umuririmbyi wowe utaririmba, isezerano Imana yahaye umushumba n'umudiyakoni wowe utariwo ariko ukizera. Biravuze ngo urifiteho umugabane. Biravuze ngo ibyiza Imana yakoze tubifitemo ubufasha. Imana ishimwe cyane mu byiza yakoze bifitemo ubufasha. Imana ishimwe cyane. Amen. Tugaruke ngera hafi tugasenga. Umwuka wera kumuhabwa. Abantu benshi duhora tubisubiramo, ibi sinabura kubivuga. Abantu benshi bitiranya umwuka wera n'impano z'umwuka. Impano z'umwuka iyo zigeze zakorera mu muntu, icyo avuze cyose bagira ngo ni Imana ivugiye muri we, niyo nta mpano yaba agifite.
cyangwa niyo yaba yaraguye atagikorana n'Imana. Rimwe na rimwe abantu bitiranya uburondozi bwa Satani mu bantu batagira ishusho y'agakiza, mukavuga ngo Imana yahagaze ku bitugu by'umupfapfa. Ntabwo ari byo, ngo irikorera. Imana uyu munsi ntikorera ku bitugu by'abapfapfa. Iryo jambo murisibe muri mwe nk'iritarigeze ribaho. Cya kabiri, uzahura n'umuntu yasinze akubwira ibintu. Birashoboka ko umuntu uri mu mwijima yabona umuntu uri mu mucyo. Biroroshye cyane, biroroshye cyane. Umuntu utwaye itoroshi ntabwo aba ari mu mucyo. Uramurika umucyo ukaboneka imbere yawe, abo umuritse uba ubabona, ariko we nta muntu uba ukureba. Satani si igitangaza kukurondora, si igitangaza kukubwira ibizaba. Azi neza ko Imana yacu igira ubuntu, izakora n'ibirenze ibyo uzi. Kuzura umwuka wera, kuzuzwa imbaraga z'umwuka kugira ngo dutsinde tugiye kugeragezwa. Icyo ni icya mbere. Tubatizwa mu mwuka kugira ngo tugire ubusabane n'Imana. Umubatizo w'umwuka uduha kuryoherwa n'ijambo ry'Imana, niwe uturekirita mu masengesho. Umubatizo w'umwuka niwe uduha ibihangano. Umubatizo w'umwuka niwe utuma duhishurirwa. Batizo, kwinikwa, ni igihe ubuzima bwacu buri muri Kristo tubumbatiwe n'umukiza. Uwo ni umubatizo w'umwuka, niwe utuma ubugingo bwacu bwishimira ijuru, tugakumbura ururembo rw'abizera. Umubatizo w'umwuka utera umuntu kugira urukundo rw'Imana, niho umuntu aviva urukundo rwa Kristo. Ni mu mubatizo w'umwuka. Ntabwo kubatizwa mu mwuka ari ukuvuga mu rurimi. Kubatizwa mu mwuka mu bitandukanye n'ibi. Ibi ni ikiriri cy'umwuka. Ntabwo ari ukubatizwa mu mwuka. Ni imbaraga umwuka wera ahinduza umubiri. Icyo ni ikiriri cy'umwuka. Ni igihe n'ibimenyetso bigaragaza aho umuntu uwo mwuka. Icyo ni ikiriri cy'umwuka. Ntabwo ari ukuzuzwa. Kuzuzwa, Bibiliya iravuga ngo muzahabwa imbaraga uwo mwuka nabamanukira. Ni imbaraga zo gukora iki? Twuzuzwa kugira ngo turemerere ibiducugusa, ibiducunda. Twuzuzwa kugira ngo tube turi powerful, twuzuye imbaraga z'Imana kugira ngo tuneshe isi. Twuzuzwa kugira ngo tube abahamya bashyitse. Ikindi, kubyarwa n'umwuka biba igihe twizeye Yesu nk'umwami n'umukiza. Immediately, ntabwo bitegereza Yorodani, ntibitegereza kurahira, ntibitegereza kurambikwaho ibiganza, ntibitegereza ngo ube ugira urusengero cyangwa itorero. Kubyarwa n'umwuka ni igikorwa Imana ikorera mu mitekerereze y'umuntu wemeye ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Uwo muntu abyarwa n'Imana, umubiri we ugahabwa ubundi buzima bwitwa ubugingo. Ubugingo bugatura muri twe, noneho ubugingo umwuka wera akabuhindura icumbi. Icyo gihe umuntu wabatijwe wabyawe n'umwuka aba asigaje intambwe yo kumvira umwuka. Hari abana bavuka bakabyarwa n'umwuka ariko ntibayoborwe nabo. Bijya bishoboka ko umwana agira umubyeyi ariko ntiyumvire umubyeyi. Hari umuntu ubyarwa n'umwuka ariko ntayoborwe n'umwuka. Kugira ngo rero byuzure bibe confirmed ko uri umwana w'Imana, nuko wemera ko umwuka kuyobora. Kubera iki? Narimbabwe ngo kubyarwa n'umwuka binyura mu myumvire, mu myemerere. Rero umwuka wera abyuzuza 100%, abikonfirima iyo ya myemerere wemeje ko Kristo ari umwami n'umukiza wawe. Abikonfirima iyo yemeje kuyoborwa n'umwuka. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Kuba umwana w'Imana si ukwemera umwuka, si ukuzura umwuka gusa, si ukubatizwa mu mwuka, si ukugira impano z'umwuka, si ukubwiriza mu mwuka, si indimi z'umwuka. Kuba umwana w'Imana ni ukuyoborwa n'umwuka. Imana ishimwe. Umubyeyi akakuyobora mu ntumbero ye, ukaba mu cyanya cya so. Imana ishimwe. Bene nk'uwo Salomo yaramwanditse muri Zaburi. Yego, ni iya Salomo yabwiraga Rehobowamu, Zaburi ya mbere. Bene nk'uwo ntahagarana n'abakobanyi, ntiyifatikanya n'abatizera, ntanyura mu nzira z'abanyabyaha. Imana ishimwe. Ngo ahwana n'igiti cyatewe.
iruhande rw'imigezi, imizi ishoreramo, ibibabi bigahembuka, ngo ntiyita ku mwaka wacanyemo amapfa. Umuntu wumviye Imana, bene uwo muntu wumviye umwuka rero niwe witwa umukiranutsi. Ntabwo ari uwashyize mu bikorwa amategeko, si uwaruhutse isabato, si uwatanze icya cumi, ntabwo ari umuntu waririmbye neza, si uwakoze ntabwo ari bashemansi, abadiyakoni, oya, ntabwo ari ba muzehe wa kanisa. Ni abantu bumviye umwuka, abo aba ari abana b'Imana. Iyo wumvira umwuka rero, Kristo, akanwa ka Kristo gahinduka umuhamya, karaguhamiririza. Uba mu isi mu mwanya wa Kristo. Nshuti z'umusaraba, ndumva abantu benshi, nakubwira iki? Umaze igihe ufite ibyo usaba, ariko mbere yo gutegereza ko ibyo usaba bisohora, banza ube icyo usabwa kuba cyo ku Mana, kugira ngo nawe wuzuze ubushake bw'Imana kuri wowe, Imana nayo isohoza ubushake bwawe kuri yo mu gihe buhuye n'Imana. Iki gihe muri aya masengesho ya Pentekote, duhagurutsa abakizwa benshi tukababwira ngo nimuhaguruke tubasabire impano z'umwuka. Ariko se aba bantu turi gusabira impano z'umwuka, umwuka wera babengera iki? Kubera iki biri ngombwa ko mwuzura umwuka wera uko tubasengeye? Ni iki cyatumye umwuka kubenga? Ni iyihe ngeso umwuka adashaka? Ni iki cyatumye ubana n'umwuka ntaguhe impano? Impano ntabwo ari izo mu itorero gusa. Gusurana n'impano, urukundo n'impano y'umwuka, ni nayo iruta izindi burya. Kubwiriza n'impano, guhanura n'impano, yatanze izitandukanye. Ntusabe ushaka kuba nka runaka, kuko you are unique, uri unique ku Mana. Ahubwo Imana yagukoresha ibiruta bya runaka. Muririmbyi yaravuze ngo ungenze uko ushaka, icyajwi ryawe ryongorera ndaje ryongerera imbwire. Avuga ijambo ngo sinifuza gutaha uko naje. Umwuka wera akube muhinduke mu by'ukuri. Ariko kandi duhagurutsa abantu tukabarushya ngo nimuhaguruke, ngo ijambo rikujemo rivuge, ngo ururimi ruje ruvuga, abantu bagatangira bashikara. Ntabwo umwuka wera atanga ururimi rw'umwuka mbere y'uko umwuka ahindura umuntu agiye gukoreramo. Umwuka aguhindura mbere yo kuguha impano. Umuntu rero uri gusaba impano z'umwuka utarahindutse, menya ko bidashoboka, ntago bikunda. Ni nk'uwakubwira ngo rya utabumbuye umunwa, ntago bishoboka. Ni nk'uwakubwira ngo mira kandi utatamiye, ntago bishoboka. Ni nk'uwakubwira ngo humeka kandi wapfuye, ntibikunda. Umwuka wera akorera mu muntu wahindutse, kandi umuntu ahindurwa na Kristo. Kwizera Kristo biraduhindura. Niba ushaka kuba icumbi ry'umwuka, reka nsoreze hafi. Ndumva nshaka ko tuganira iby'umwuka iyi minsi yo hirya ya Pentekote, turebe n'uburyo umuntu akorana n'umwuka. Kubera icyo abantu buzura umwuka imirimo y'umwuka tukayibura? Kubera icyo abantu buzura umwuka tukabura imbuto z'umwuka? Uwo si wo. Ni ururimi wavuze kuko bakubwiye ngo vuguruje, ariko ntabwo ari bwo. Mubonye abantu bahanura, birirwa bahanganye bahanura impfu ku bandi. Ntabwo umwuka w'Imana ntakura abantu umutima, ntakura itorero umutima. Umwuka yungura itorero. Njya nkunda kubibabwira, hari n'amayereko ya Satani. Nibyo umuhanuzi abona atavangiwe, ari Satani umweretse. Icyari umwuka w'Imana kikazamo iyerekwa rya Satani, akabona imigambi ya Satani. Ariko uwo muntu wabonye ibyo Satani agambiriye, wabonye ibibi bigiye kukubaho, bigiye gukorwa nande, niba ari Imana perfect, biratunganye nubwo byitwa bibi kuri twebwe. Icyo wita kibi kivuye mu kuboko kw'Imana aba ari cyiza ku Mana, kuko ibikorera ibyiza. Niba ubupfu bw'ibibwiriza ari bwidukirisha, ubupfu bwa Kristo bukaruta ubwenge bw'abahanga. Gupfa kwa Kristo byazuye abantu, mu gihe ubuhanga bw'umuntu butarazura n'umwe. Ibyo byose mwita bibi, no ku musaraba Igorigota hari kuba ari ishyano riteye ubwoba. Ariko ubwo Imana inyura mu rupfu, ubwo inyura mu bibabashe kugira ngo iduhe kwishima, ubwo inyura mu marira kugira ngo iduhe ibitwenge. Mwishimire mu makuba yanyu, mwishimire mu mibabaro. Bibiliya iravuga ngo ntiyitaye ku isoni z'umusaraba.
ngo kubw'ibyishimo byari bimushyizwe imbere. Bene data nshuti z'umusaraba, ngo yabonye ko kwitwa Imana atari ikintu cyo kugundirwa. Yambara akamero k'umugaragu ndetse nawe w'imbata, aramanuka ajya ku cyavu. Umuririmbyi aravuga ngo ntiyabona aho arambika umusaya, kugira ngo natwe tugeze mu ijuru. Niba inzira imeze ityo, Imana yarayitunganyirije kutugeza mu ijuru, uranyura he hatuma uhakana Kristo? Izere umuhamye, Mwuka Wera aguhe gutinyuka, wakira ubuzima bw'ubumana, uvive imibereho y'ubumana itandukanyije n'ishusho y'ibyo abisi bita kubaho. Imana ishimwe. Pawulo arababwira ngo ntibizanwa n'amategeko, aravuga ngo hoya 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 rwose. Aravuga ngo kandi uwo mwuka Imana ntiwuha. Dusome mu gice cya 2 cy'Abagalatiya murongo wa 16. Pawulo yababwiye ngo iki? Reka duhere 15. hari uguhamya kwa Pawulo. Gice cya 2 Abagalatiya 15. aravuze ngo dore twebweho twavutse turi Abayuda, ntituri abanyabyaha bo mu banyamahanga, nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Kristo Yesu kugira ngo dutsindishirizwe no kwizera, bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. 17. ariko se nidushaka gutsindishirizwa na Kristo, tugasanga ko twebwe ubwacu turi abanyabyaha, ibyo byatuma Kristo avugwa ko ari umugabura w'ibyaha? Ntibikabeho. Kuko niba no kongera kubaka ibyo nashenye, mba nihinduye umunyabyaha. Amategeko yanteye gupfa ku mategeko, ngo mbeho ku Mana. Nabambanwe na Kristo, ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho. Muri nje ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri, mbikoreshwa no kwizera Umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Dusengana Imana. Niba uzi ko hari ikintu ukora ariko utari umwizera, kandi niba uzi ko wizera kwizera ntibigire imirimo, Bibiliya iravuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Abantu muri gusenga mubanze mwizere, abantu muri gusaba umwuka mubanze muhinduke. Umwuka we yaraje, ahubwo icyo mwita umwuka ni iki? Umwuka ni ubuzima bw'Imana, ni impinduka, ni transformation, ni imihindukire dukura muri transfer, aho izo mbaraga zikorerwa transfer. Kristo niwe mbaraga zacu. Yaravuze ngo ndagiye kugira ngo mboherereze umufasha. Niwe transfer yacu. Uwo mwuka aje araduhindura. Niba utarahinduka, banza uhinduke. Umwuka araza. Cya kabiri, niba ufite impano z'umwuka utagira imbuto z'umwuka, izo sizo Satani arakuvangira. Gatatu, niba wanga bene so ukabasabira nabi, niba utishimira bene so, ntabwo wari umwuka w'Imana. Umwuka ntagira urwango, ntarema ibice, umwuka arakunda. Ikindi, niba utihangana, umwuka muri wowe afite ikibazo. Umwuka adutera kwihangana, kuko kwihangana kuranesha, kandi watuneshereje ni Kristo. Amategeko ntadutsindishiriza, dutsindishirizwa no kwizera. Umuntu wizeye ahabwa umwuka. Umuntu uhawe umwuka aba afite imibereho y'ubumana, kandi iyo ubonye imibereho y'ubumana, Imana iguha byose muri yo. Uri gusaba umwuka? Ndabizi hari abantu bari kuvuga yego. Umwuka ntabwo ari impano, ni ubuzima duhabwa no kwizera. Ubwo buzima ni imibereho. Ubwo buzima rero bushobora kuduha uko tubaho, bukadushoboza gukora,
ari rwo rurimi rw'umwuka, arizo mpano z'umwuka, kuririmba, guhanga, ibindi byose, kwerekwa, guhishurirwa no gukora iki ni impano z'umwuka. Ariko mbere yo gusaba impano z'umwuka, wowe n'umwuka mubanye mute? Wowe n'umwuka mubanye gute mbere yo gusaba impano z'umwuka? Iherere wiganirize, kuko wowe uriyizi, ntabwo wakwibeshya. Ntiwabeshya Imana, ntiwakwibeshya na Satani arakuzi. Niba ukijijwe azi ko utari uwe, niba uri umunyabyaha nawe urabizi ko uri uwe. Umutima wawe nuhamye, waza mu materaniro tukakurambikaho ibiganza, ariko ubizi ko ibiganza byawe ari iby'inkorakozi. Waza mu materaniro, imitekerereze yacu ikakubwira ngo dusenge, tukagusengera dukoresheje imitekerereze yacu, nyamara imitekerereze yawe yarononekaye, yonona n'abandi. Banza uhinduke, ubona umwuka. Mana Data twese uri mu ijuru, tugushimiye kuri Imana yatuzuye, twabambanywe na Kristo ngo dupfe, tubyizeye dupfa kubw'ibyaha, amategeko ntiyaba akitubona, kuko twari tumaze kugera kure yayo. None uyu mwanya umwuka wawe wera nabe muri twe atuyobore. Impano zawe z'umwuka bazihawe, ubaha ubwenge bwawo kugira ngo bazikoreshe ibyungura itorero badasebeje izina ryawe. Ibiganza by'Imana biturambukire kugira ngo tubonere amahoro mu gituza cy'Imana, munsi y'amababa yawe ariho twishimira. Haleluya! Munsi y'amababa yawe Mwana, ku birenze byawe hamwe dutabarirwa, mu igeno ryawe, mu migambi yawe. Mwuka wawe wera atuma twumva ubusabane bwawe natwe. None Mwana, twuzuze, utugirire neza, kubw'izina ryawe dusenze twizeye, amen. Shalom, shalom. Ijwi ry'umukanguzi.